Bakunzi ba Judgment Truth Victory, nongeye kugusuhuza kandi nkuha ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya, ndetse uno mwanya mwiza. Byanditswe ngo Uwiteka akomeze kukubera byose, kandi iyi byanditswe ngo izabe iyo kukuyobora mu kuri kose, kandi izabe iyo kukubera byose ndetse no kubana n'Imana. Nyemerera rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uradukunda, waduhaye ijambo ryawe ngo rituyobore, uduhe kukumenya ndetse no kukumenyesha abandi, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Nkushimiye yuko ukirinze amagara yanjye kandi ukindinze rwose nkaba nkihumeka. Urwo ni urukundo n'ishimwe ryawe, ukomeze guhabwa icyubahiro, ukomeze kutwiyoborera, ukomeze kutubera byose. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, icyo ndi kubona ni uko Imana yaduhaye ibintu byiza cyane. Imana yaduhaye ibintu byatuma tugira amahoro, usibye ko rimwe na rimwe abantu tubyirengagiza. Ariko ijuru nta kintu ritakoze kugira ngo ribashe kutuyobora mu kuri kose. Muvandimwe, reka nsome amagambo ari muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 19 niho tugeze. Yesu arakomeje avuga ngo nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. None se muvandimwe, ahangaha kuba mutoya mu bwami bwo mu ijuru bivuze iki? None se ko tubona yuko uyigisha abandi bakayitondera bakayamenya, ngo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Mbese ntabwo wumva isezerano ririmo yuko umuntu wese uzayigisha abandi bakayitondera azajya mu bwami bwo mu ijuru? Uwiteka kugirire neza. Tuzagira umwanya wo kuyigaho ndetse no kuyareba, turebe neza icyo Imana yagiye isaba umuntu. Muvandimwe, Uwiteka kugirire neza, aguhe kumenya neza iby'aya mategeko, maze ubwo Kristo azaba agarutse tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Mu Itangiriro igice cya 5 niho tugikomereje. Twabonye ejo ku munsi w'ejo washize uburyo Enoshi yabyaye Kenani. Hanyuma turaje dukomeze turebe umurongo wa 10. Amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 815 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Muvandimwe, reka dushimire Imana gukomera kwayo, tuyishimire ko yaduhaye ibituma tugira amahoro, mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe, humbya amaso dusenge niba bigushobokera. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko udukunda kandi utwitaho. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe biba kuri twebwe, ndetse wandikishije n'ijambo ryawe kugira ngo rituyobore. Uduhe kukumenya ndetse no kukumenyesha abandi, mu izina rya Yesu, amen.